Yes, ikaze hano ku murongo mugari wacu rero tudicano Salomon TV Rwanda. Uyu munsi nagira ngo muze tuganire kuri iri zuba ririmo rirava mu Rwanda. Izuba ririmo rirava mu mujyi wa Kigali, harashyushye cyane, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyaruguru. Izuba ririmo rirava cyane, nagira ngo muze tuganire turebe se ni iki kirimo kirabitera, ese ni izihe ngaruka ziri kutugeraho, ese ngicyo twabyirinda, n'icyo twakwirinda, ese twakora iki kugira ngo igihe nk'iki ngiki iri zuba rimeze gutya rite kuzongera kutugeraho. Nimuze tuganire. Okay, mbere ko tuganira ngiye kubasaba akantu kamwe gatoya cyane karamara amasegonda 3 gusa. Reba hepfo handike subscribe, hepfo akande kugira ngo dukomeze twagura umurongo mugari wacu wa YouTube channel Salomon TV Rwanda. Tujye tubana mu biganiro bitandukanye, nje mpashyira ikiganiro uhita ukibona ako kanya nkiyashyira, kanda aho handitswe subscribe. Okay, ndatekereza wowe ukurikije kino kiganiro wamaze kuhakana. None munyemerere tuganire, ese ni iki mubona ko kiri gutera iri zuba ririmo rirava cyane, izuba ririmo rirava cyane? Bivuze iki? Bivuze ko habaye ikintu cyitwa climate change mu ndimi z'amahanga, ni climate change cyangwa se imihindagurikire y'ibihe. Hari imihindagurikire y'ikirere, aho hari ibintu byinshi bibitera. Gutema amashyamba, haboneka abantu mutema amashyamba, murekeraho rwose, mureke gutema amashyamba. Bahora badushishikariza ngo muteme kimwe, n'utema kimwe utere bibiri, ariko munsi wa none harimo bamwe babikurikiza bagatema igiti bagatera bibiri bitatu, bakabungabunga amashyamba. Ariko uyu munsi wa none bitewe n'abadakurikiza amategeko cyangwa se amabwiriza, ngo babe batema amashyamba ngo batere menshi cyangwa se bareke no kuyatema. Uyu munsi wa none turabizi twese tuzi akamaro k'amashyamba. Amashyamba duhumuka mwiza duhumeka, amashyamba niyo azana imvura, kadufasha mu buzima butandukanye. Ariko uyu munsi wa none amashyamba ahenshi agenda agabanyuka kugira ngo yongere. Hari inganda zisohora ibyuka bihumanye cyane. Izo nganda, hari inganda zitandukanye kuri iyi si, twese turabizi isi yugarijwe n'ikibazo cy'inganda zisohora ibyuka mu kirere. Izo nganda rero ziragenda zikazamura ibyotsi mu kirere, zikangiriza ozone layer. Sun ozone layer ni akongero k'izuba. Kari akongero k'izuba birumvikana iyo kangiritse, iyo gahumanye, byanze bikunze feedback zitugeraho cyangwa se ingaruka zitugeraho. No dutangira kubona izuba ryinshi cyane. Murebere izuba ricanye mu Rwanda, izuba riteye ubwoba cyane. Ndetse si mu Rwanda gusa, no ku isi hose muri rusange. Ku isi hose bugarijwe n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, imihindagurikire y'ikirere, imihindagurikire y'ibihe. Uyu munsi wa none turimo turagira ibihe bishyushye cyane, handi tukagira ubukonje bukabije cyane. Bivuze ngo ibihe byarahindutse, ntabwo ari nka mbere wasangaga ari imvanye, ari imigisi cyane. Uyu munsi wa none ubushyuhe turi uyu munsi ntabwo bwahozeho, ariko bitewe n'imihindagurikire y'ibihe turimo turareba ese biterwa n'iki. Tumaze kubona abantu batema amashyamba, tumaze kubona ibyuka bisohoka biva mu nganda, ibyuka bihumanye. Biriya byuka biragenda bikangiriza ozone layer, ndetse hari n'ikintu kibitera. Umunsi wa none mu Rwanda bahora badushishikariza ngo abagura imodoka cyangwa se moto nibagure zino modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ariko uyu munsi wa none turabona mu Rwanda hakomeje kwiganza imodoka zinakoresha essence. Imodoka zikoresha essence twese turabizi zisora umwuka mubi cyane wangiriza ikirere. Birabyutse bihumanya ikirere cyane, bigatuma dukomeza kubona igihe nk'iki ngiki turimo, igihe nk'iki ngiki cyahindutse cyane. Ese buri wese aribaza se ni gute twisanze ahantu, ni gute twisanze turi mu bihe nk'ibi ngibi bihindagurika cyane gutya. Ndetse hari ingaruka zikomeye cyane zigenda zitugeraho umunsi ku munsi. Umunsi wa none tuzi neza ubushyuhe buhari hano hanze, ubushyuhe buteye ubwoba cyane. Umwe wese arimo aravuga bati Kigali irashyushye cyane, amajyaruguru arashyushye, amajyepfo arashyushye, uburasirazuba burashyushye, uburengerazuba burashyushye. Urumva ko ahantu hose harashyushye cyane. Rero urumva ni ingaruka zikomeye cyane zigenda zitugeraho. Ndetse izindi ngaruka zikomeye cyane zigomba kutugeraho cyangwa se zigenda zitugeraho umunsi ku munsi.
ingaruka z'ubukungu. Umunsi wa none ubukungu, iri zuba rikomeje gutya uko ririmo rirava, uko byagenda kose ubukungu bugomba guhungabana. Ubukungu burahungabana. Hari abantu bahinze, abo bahinze ntabwo umusaruro bari biteze ntabwo ariwo bari buze kubona. Uko byagenda kose umusaruro ku isoko uzaba muke cyane, bitewe n'uko ya myaka yabuze imvura kugira ngo ibe yakura nk'uko bikwiye ndetse yatanga n'umusaruro. Wese ashobora kwibaza ati se nize ngamba twafata, twakora iki kugira ngo ingaruka nk'izi ngizi imihindagurikire y'ibihe tuzirinde, tuzirwanye, tuzikumire, zite kuba zatugeraho ingaruka. Ingamba ya mbere ni uko twatera ibiti, tugatera amashyamba, aho kugira ngo amashyamba agabanyuke tuyongere. Uruhare rwa buri umwe wese rurakenewe, kubungabunga amashyamba. Kubungabunga amashyamba, nimba hari igiti kimwe gitemwe hagomba haterwa ibiti 3, 4, 5 kugira ngo dukomeze tubungabunge amashyamba. Hari izindi ngamba zafatwa kugira ngo dukomeze twirinde. Twese twumve inama nziza batugira zo kuba hakoreshwa imodoka cyangwa se za moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Twese turamutse dukurikije ziriya ngamba, bamwe bagura moto abandi bakagura imodoka, abo bafite ubwo bushobozi bwo kuba bagura izo modoka na moto, nabagira inama yo kugira ngo bakoreshe moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ndetse zimwe mu zindi ngamba twafata, bano bafite inganda zitandukanye, bari izindi ngamba cyangwa se ubundi buryo bakoresha cyangwa se bifashisha kugira ngo bagabanye kuba bakoresha inganda cyangwa se bakoresha uburyo butuma habaho gusohoka kw'ibyuka bihumanya ikirere. So bantu mukurikiye kino kiganiro, nawe urimo urumva topic turimo turaganiraho cyangwa se insanganyamatsiko turimo turaganiraho, ni insanganyamatsiko igira iti ese ni gute twisanze muri ibi bihe aho isi yose yugarijwe n'imihindagurikire y'ikirere. Uyu munsi wa none izuba mu Rwanda ririmo rirava ritera ubwoba, ndetse n'ahandi ku isi hose murabona ko habaye ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Ese mwumva hakorwa iki muri rusange? Twese duhuriye muri comment, utanga igitekerezo cyawe, utanga inyunganizi yawe, uvuga uko ubyumva, utanga igitekerezo cyawe. Hano amarembo arafunguye hano kuri YouTube channel Solomon TV Rwanda. Huno umurongo n'uwanyu, gino YouTube channel ni yanyu wowe kuri iki kiganiro. Kora share, kora subscribe, tujye tubana mu biganiro bitandukanye, twihugure, tuganire, tungurane ibitekerezo. Murakoze cyane.